telefone iragaruka. Yego. Inzoka nayishize mu Reka ngushimire nanakwifuriza ibihe byiza udukurikiye uri mu bice bigiye bitandukanye. Nanone ni Sam Gakire ndi kumwe na Jerry n'ubundi muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi dushimira abantu bose bafite umwanya wo kureba ibiganiro byacu baba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Ikindi kandi niba uri kureba iki kiganiro ndakubwira ko hari ikinyobwa cyiza ugomba kunywa kugira ngo dukomezanye urugendo nta bintu by'icyaka kandi ukomeye cyane. Nta yindi ni Sana Juice, ni ji nziza cyane, turasanga mu bwoko bugiye butandukanye. Ikindi kandi harimo iz'abantu bakuru, hakaba harimo n'iz'abana. Ugere kuri boutique kwegereye cyangwa se kuri alimentation ubashe kugura Sana Juice ubundi dukomezanye urugendo ibintu bimeze neza cyane. Ni inkuru idasanzwe, ntago ari ibintu byari bisanzwe. Ni mu gitondo cy'uyu munsi ubwo mu murenge wa Kinyinya ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, akagari ni Kagugu ndetse umudugudu bawita ngo Muhororo. Uyu munsi mu gitondo rero niho twazindukiye ku nkuru twari duhamagawemo idasanzwe. Ni inkuru y'umwana w'umusore uri mu kigero cy'imyaka nka hagati ya 25 na 30. Umusore ngo bamwibye telefone saa 9 z'ijoro ubwo yaratashye avuye mu kazi ke. Bayimwibye yirukanka ku muntu wayimwibye aramubura, amubuze aritahira. Umusore ngasanzwe ari umuvuzi gakondo n'ubundi yatubwiye ko ngo yagiye ngatuma inzoka ze, dore ko yavuze ko afite inzoka ngo zigera kuri 36 akoresha zo mu bwoko bwa Cobra nk'umuvuzi gakondo mu kohereza ku muntu bibye, bundi gahita igaruza ibyo yibye. Iyo nzoka rero ngo niyo yizingiye kuri uwo muhungu wari wabashe kumwiba telefone, ahita ayimusubiza. Ngo yagiye agenda amushakisha nyine ari kuvuga ati mbabarira nkureho iyi nzoka mbashe ngusubize telefone yawe. Mu bantu rebo agiye babona uwo muhungu inzoka yamwizingiyeho bahuruye, hari abantu benshi cyane bari batangaye bavuga ati n'ubwa mbere tubonye inzoka yizingiye ku muntu. Ubwo twamubonaga rero twe twahageze amaze kuyimukura hayifite mu ntoki hari kugenda inzoka rwose, inzoka nini cyane. Abantu bose bamuhunze, abantu bahuzuye benshi. Mu kiganiro rero twageranye n'uyu muhungu, dore ko twanabashije kumuganira n'ubundi ubuyobozi bw'inzego zibanze bamufashe. Yavuze ko n'ubundi hari undi muntu nawe ngo bari wibye televiziyo yaragiye gufasha kugira ngo amugarurize televiziyo ye bamwibye. Mu bantu bari baraho rero bose bakomeje kuvuga ati uyu musore turamuzi, bamwita Pazo, asanzwe no murakora ubucuruzi bw'akabari muri iyo quartier. Ikindi kandi ngo afite inkomoko mu gihugu cya Tanzania. Yavuze ati ngewe sindi umupfumu, sindi umurozi, ahubwo ngiye ndi umuvuzi gakondo. Iyo babashije kukwiba ukanyegera aho waba uri hose cyangwa se ukampamagara ndagufasha ibintu bakwibye bikagaruka. Abaye imvururu zidasanzwe rero, dore ko gufata amashusho n'ubundi byari bigoranye cyane, byari bigoranye bitewe n'ubwinshi bw'abaturage bari bahuruye baje kwirebera, ndetse itangazamakuru naryo ntago ryari ryahatanzwe mu binyamakuru bitandukanye. Natwe nk'urugendo rero twari duhari n'ubundi kugira ngo dukurikirane tumenye uko bimeze. Ntabwo byatinze kuko n'ubundi polisi yabashije kuhagera, ko murabizi ko polisi yacu ikorera imbere mu rwego rw'umutekano ndetse no kubahiriza ingamba za COVID-19. Babashije kuhagera, wa musore bamuta muri yombi nyuma yuko yaramaze kubwira itangazamakuru ati muze tugende mu rugo mbereke inzoka zanjye 36. Polisi yamufatiye mu nzira atari yatugeza mu rugo aho yaratujyanye, bamwambika amapingu aho yivugiye ati muranjyanye ariko imodoka ntabwo igenda. Abaturage bamwe bakomeje kuvuga ati ti Pazo wacu rwose abajura baratuzengereje,
ati ntimumujyane ubundi ariko bakomeje gukurikira imodoka kuko barebe nimba imodoka ya polisi iri bubashe kugenda nkuko yarabyivugiye ariko byarangiye bamutwaye n'ubundi kuri station ya polisi ya Kagugu ubu aho yagiye nyine kugira ibyo bamubaza ku buryo turi buze kumenya amakuru n'ubundi iyi nkuru tukayikurikirana dore ko Pazo yari yanatwibwiriye ko ubuvuzi bwe n'ubundi bwanatunguye n'umugore we babana ari umujene Marie ati byabanje kumutungura ariko nyine yasa kubyakira abona nta bundi bugome burimo abona ari ugufasha abantu madamu aratuza bigoranye n'ubundi nawe twaganiriye nubwo bitari byoroshye ari byinshi yatuganirije urugendo n'ubundi turacyahari kugira ngo tubakurikiranire iyi nkuru keep watching abaturage mumeze neza byagenze gute tubwire ubuyo byagenze banyibye telefone yego barangiye kunyiba telefone yari saa 9 nabyo ndabibaha tugere mu rugo babiyango bajyanye mu fatore n'ibyo byose tubonye soka mu kagari cyangwa se muri biro niba ari biro by'umudugudu baguhaye izihe kondisiyo ese bakubwiye ko bakwemerera gukora bimeze bite kondisiyo nagize hari umuntu angiye guhera televiziyo yari bibye niyo mpamvu nari ngarutse ariko barambwiye ngo genda ujye kwigarura cyangwa ubanze uteke moto kuva polisi bigezemo hii kazi hatari sana. Komanda
iragenda imodoka urumva itari kwaka irabuza n'iki imodoka ntabwo bavuze bamurekura ni ukugira abantu basabye ariko bakwihangana inzoka ngo yayisomye saba ntacyo yasomye sha yayisomye inzoka ngo yayisomye saba ntacyo yasomye sha yayisomye iragenda imodoka urumva itari kwaka irabuza n'iki imodoka ntabwo bavuze bamurekura ni ukugira abantu basabye ariko bakwihangana ageze umupolisi byabaye seriye ariko twebwe twabagira inama nuko mwakuze ukuntu byaba bimeze inama uri kutugera kuba nyine reka bihuriye n'akazi kacu twe twamuvanye mu rugo hano turamubwira ati kugira ngo ataza guteza ntiteze umusozi ngo tugira ngo afate moto agende mwebwe nimo mutumya inzoka ngo yayisomye saba ntacyo yasomye sha yayisomye Sol.